Yeah, hello guys. Yeah, twongeye kubasuhuza, mwongeye kwirwa uyu munsi. Twifuje kuba twabereka ukuntu ushobora kuba downloadinga video uyikuye kuri Facebook ikajya kuri file yawe, bitewe n'uko abantu benshi bamwe banyandikira bambaza bati ni gute wa downloadinga video, ukuntu umuntu uba ukina ka video kuri Facebook ukaba wakina nk'uko wayidownloadinga ariko bikaba byakubera nk'imbogamizi bitewe. Uyu munsi rero nifuje kuba nabikwereka, nsaba abantu ko bakanda subscribe, like ndetse ukandika muri comment ni iki ukeneye ko twazagufasha iri video ikurikiraho. Rero icyo usabwa hano ukurikirana video yose paka irangiye utihutishe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mbere na mbere reka dukine video iyo ari yo yose tubonye, maze turebe uko iri bukore. Mu bintu byose ni ibintu byoroshye kuba wabikora. Icya mbere ni uko ugenda ubikurikirana neza nta kibazo. Urabona iyi ni video, nuko mbona internet igenda gakeya, gusa ibuze gukunda nuko internet igenda gakeya. Reka dufunge data twongere tuzifungure turebe kugira ngo ibintu bigende fresh. Urabona urabona ko ari video, nuko mbona data zidakora fresh, internet yabaye danje, ikirere kimeze nabi. Ubwo icyo ukora hano, uza hano kuri share, ahangaha kurikirana neza, uzakanda subscribe kugira ngo dukomezanye na video. Urabona ahangaha amaraso yabaye danje, twari tubonye kukaza ukanda hano kuri share, ahangaha ukamenya ibara, ndabona ibara ririmo risa n'iryo muri background. Hano and then uraza copy link iyi ngiyi irimo hano. Urabona yamaze kuba link copied successful. Noneho uraca uzakuramo uza muri application yawe ushakamo browser ukoresha. For example nkanjye nkoresha iyi ngiyi, iyi bita Chrome. Iyi ngo nawe ushobora kuyikoresha nkakoresha wenda nka ushobora gukoresha Chrome, Google, Opera n'izindi. Njye ndakoresha Chrome kubera ko ariyo mfite. Noneho uzemo hano muri search, hano ahangaha muri search wandikemo Facebook downloader. Ngiye hano wandikamo iri jambo hano Facebook, ni iri ngiri, nimberetse itari ryo, dore urakoresha iri ngiri Facebook downloader. Iri niryo ugomba gukoresha kugira ngo ube wakurikirana ibyo ndimo kukwereka byose. Nibutsa gukanda subscribe, uraza urafungura iyi website ya mbere, iyi ngiyi. Ibi ni ibintu byoroshye cyane. Urabona aguha ahantu hafite dashboard imeze gutya. Urabona ahangaha dufitemo ahantu ho kuba twandika. Icyo ukore uri buze upestingemo ya link wakopiye, upestingamo urabizi ukanda ukagumishaho ukanda paste, then numara kubona ko link yagezemo. Urabona ngiye ngiyi hano nyifitemo iyi, uraza ukande hano ahangaha kuri download, utegereza akanya gatoya urabona barimo kurodinga. Uburyo irimo gufunguka. Ngiyi video yacu urimo urayibona ngiyi hano.
icyo bukore hano rero kugira ngo ize imeze neza, uraza uze hano kuri download video in normal quality, yes, kugira ngo ize iri muri karite imeze neza. Ya, urabona hano hejuru ahangaha barimo kutwereka ko irimo kuba yaba download, kugenda ukora ukoze kuri details, urabona irimo kuba yagenda. Ubwo icyo usabwa wowe ni biriya gusa, mbibutsa ko mwakanda subscribe kugira ngo ibintu dukomeze ubone na video zanjye, kandi akonzogera uburyo nta video yanjye nimwe izigira igucika. Urabona ama notification hejuru ko video yamaze kuba yaba downloaded. Reka turebe muri file ibereke file cyangwa monetize, iyi hano niyo turi bufungure. Ya, urabona video yacu yamaze kubasha kuba yagera muri file, ngiyi hano tuyifungure urebe. Yes, urabona ya video ni iyi ngiyi, iyi niyo twari dukinye. Ya, urabona video yabashe kuba yahagera. Uretse kandi subscribe, ndetse hari na video zagiye zitangiye ntambutsaho kuri YouTube, ugiye ukabikurikirana video waba wazisangaho. Ya, rero bibutsa ko mwakanda subscribe kugira ngo mubone n'izindi video nyinshi zikurikira iyi ngiyi. Urabona aha hamaze kuba nabasha kuba nashyira video igaragaza ukuntu ushobora kuba wasiba amafoto kuri Facebook. Hari abantu basize amafoto ariko ugasanga bakeneye kuyakuraho, ariko kuyakuraho bikaba byarabacanze. Ubu iyi ni video ibigaragaza. Hariho n'izindi video nyinshi zigiye zigaragaza ibindi bintu. Ya, kugira ngo hatagira video n'imwe gucika, ndagusaba kuba wakora subscribe n'umusanzu wanyu.